inzego z'umutekano zaho zahageze zisanga abaturanyi bigendeye, inzego z'umutekano zamubwira ngo tugiye guhamagara Ndahiro Valens Papi abishyire mu makuru. Umwana w'imyaka 35 aragegeza imbere zabo arabacenga acenga isaza cy'imyaka. Murakoze kugaruka nanone bakunzi ba Iwacu Family TV. Nimba utarakoze subscribe, kora subscribe, ukore share, like and comment kugira ngo dukomeze tubane ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi ndetse n'ibizagenda biza kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi rero twagiye gutembera ahantu bahita Igikondo. Igikondo benshi murahazi kabisa, niho twagiye twahuye n'umujene araza kubibwira, abwira amazina ye, abwire si akora iki, akazakora kugira ngo tubane nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Kandi ako kazakora hagira imbogamizi, kagira ndetse na chance nyinshi, ugenda ugira ibintu ukuramo gakeya. Aratubwira kindi afite n'impano nicyo kintu cya mbere kirenze. Atubwiye yuko hari umuntu ashobora kwigana ukora ikintu akamwigana kandi akabikora neza nkaho ari we. Iyo mpano nayo ni impano y'Abanyarwanda, bamwe na bamwe bagiye bayifite nkuko nawe ayifite. Ikindi still komeza ukurikirana ikiganiro cyacu kugira ngo tugaruke mu kanya tukuzaniye uwo mutumirwa wacu kuri Iwacu Family TV. Murakoze kugaruka nanone kuri channel yacu bahita Iwacu Family TV. Kora subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngira ngo uyu munsi ibumoso bwanjye muri kubona umujene kabisa uhari, ni umujene kabisa wanga muri Gikondo. Kabisa aratangira ababwira amazina ye kabisa n'akazi akora kugira ngo dukomeze tubane. Mujene urakaza neza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze. Ni amazina bakwita nde? Nitwa Nzabazanyiriza Prince. Witwa? Nzabazanyiriza Prince. Witwa Nzabazanyiriza Prince? Yes. Bro. Izina nzabagira ate? Nzabazengereza Prince. Prince utuyagana hehe? Nuye hano Igikondo. Majerwa. Ikintu nkora ncuruza amakara hano Igikondo. Ucuruza amakara? Yes. Noneho reka nkwerekerere sibyo? Ndagira ngo utuganirize muri makeya umwuga wawe ukora ujyanye nako nakazi bijyanye no gucuruza amakara. Ubikora gute? Ni gute ubikora? Urangura gute? Asa amakara uyatangira gute? Igiciro washyizeho ni gute ubigenza gute? Ni ukuvuga ngo umwuga wanjye nkora ni mwiza kandi nkora nkukunze. Amakara rwanjye arangura amafaranga inote y'ibihumbi 10. Nkagurisha amafaranga 12,000 nkunguka icyo cya 5. Nkunguka y'ibihumbi 2. Ariko tubaza n'umukara nuka icyo cya 5. Ni ukuvuga ngo rero umwuga wanjye nkora ndawukunze kandi ni mwiza, uzangeza kure n'undi wese wawukora wamugeza kure y'abandi bantu bose. Harya umufuka urangura ngahe? 10. Umufuka urangura 10? Wowe ukawugurisha 12. 12? Bivuze ngo uwungukaho amafaranga 12? Bivuze ngo nungukaho amafaranga 2,000. Ibihumbi 2? Ubunguka ibihumbi 2? Bya bintu by'utudobo se mutanga babimeze gute byo? Bya bintu by'utudobo byo birahombye ariko nako ese ubunguka y'igihumbi gusa. Bino bintu by'utudobo ubunguka y'igihumbi. Gusa haza umukiriya wamuhereza kwanga muhaye makeya. Kongeramo uri kumwongeza. Ngaba kandi umwongeje nyine bwo ni nka trust. Ako nyine nago bacika intege ngo nguri guhomba. Wowe uremera ugakomeza ugapushinga ukabikora ukanamwongeza. Mbese arakabanze naguze nk'uko muri bine biboro byo gucuza amakara hano za Muhanga. Niho wiguriye akabanza wakoreye muri bino ngiye? 500 yanjye narafashe nyagura akabanza hano ngaza. None se ibintu byawe byo gucuruza amakara sibyo wabitangiye ryari? Nabitangiye umwaka wundi washize. Kugeza n'ubu ngubu natangiye gucuruza, natangiye muri Rwamara mpaka ngeze hano Igikondo. Bivuze ngo ubimazemo imyaka 2? Maze imyaka 2. Imyaka 2? Aha, tugiye kuri rero ku kintu kijyanye n'imyigire sibyo? Ndagira ngo kuko hari abantu bari kure isura yawe tentire iki ishuri wagarukiye mu wakangahe cyangwa urakiga? Ntabwo nyiga simbabeshe, je nje kubesha wapi? Nagarukiye mu wa 4 primaire. Mu wa 4 primaire? Byagenze gute kugira ngo udakomeza? Ni habaye ikibazo cyo kubura umuswa cyangwa habaye ikindi kibazo kitajyanye n'ibyo? N'ubushobozi. Kijyana n'ubushobozi twari dufite, Mary n'abushobozi afite. Naje kubana n'abaye mugabo ariko ndimo ndiga hano kagari turi kwiga gusoma no kwandika n'ibindi byinshi cyane n'imyuga byose. Murimo muri abyiga ku kagari?
Kagari bari kubafasha fresh. kudufasha fresh bari kudufasha pe. Noneho rero sibyo njyewe maze iminsi umbwira ngo ufite impano ndagira ngo rero umbwira ufite impano bwoko ki? Mfite impano yo kuririmba. Ufite impano? Mfite impano yo kuririmba, mfite n'indirimbo yanjye nuko terajya muri studio kubera ko nabuze ubushobozi nkuko barayishyira muri studio. Ufite impano yo kuririmba? Ako mbonye abantu bayishyira muri studio nazamuka nanjye ngamera nk'abandi bahanzi bose. Ndagira ngo umbwire uririmba ihe njyana rero? Hip hop ivanze n'indirimbo, hip hop ivanze n'indirimbo. Hip hop? Hip hop ya urumva iri clear bya hatari? Yego. Okay, akira microphone ubundi bikubite. Funga inkweto uyikomeze ukandagire wumva uhamye tugiye gushaka amaramuko ejo utazayura kandi wishoboye ejo utazayura kandi wishoboye. Niga pix niga wananiye n'ababyeyi nakuze igikorwa byose n'umukaro nugutinyisi wekes nyakrom kandi nusko itkuru micro ushatse wakuru kamya fungwet pix umneku nugushaka gukora bidatinze vuba ingaruka zibona cyamnega nkwiganya gusange kurigara aprike bentisha no wowe ingoto yacutse ishati yacutse wifate ku matama ushatse wakuru kamya fungwet tamkaniga nugatinga ishoboye kamboka arabiri n'amaguru arabiri n'umutwe cyabitindi pondi bakushiti jebwa ubwa ukutegera. Ewa bro sibyo akira gutya ninde ukwandikira indirimbo? Na indirimbo ni mushiki wanjye nyandikira. Mushiki wawe yikwandikira? We ntago wabasha kuyandikira? Wapi? Aya arayandika ubundi wo kabisoma kabiririmba. Gutyo nkuko niko niyo system ubigenza. System ko nawe undi shaka kuba yanere ngo kamibombe jana nkajya kuyiririmba ngiye muri studio banca 300. Wajya muri studio baguca 300? Wari ugiye kumproducer witwa ngo iki? Nari ngiye hano mu biryo ga producer nimba bamwita Eric. Ni ko yambwiye ngo niko yitwa. Yakorera mu nzu muri salle mbese ndimeze nka salle ariko yashize mu papa byanditse stekana studio nyine hose imbere aratatsa mbese nta kibazo. None se impano yawe yo kuririmba wayumvishe muri ryari? Ako si Imana gusa mfite n'Imana yo kuvuga amakuru niyo kuvuga umupira byose. Reka twaze duhere kuri iyo ngiyi ndagira ngo umbwire sibyo ninde role model wawe mu kuririmba nyine wabyiyumvishamo gute? Hari umutipe wabaga mu rugo mbese nukuvuga ngo izi ndirimbo ni nkaho ari we twagiye tuzirimbana ko yaje kugera gutya imagitira Imana. Umutipe wabaga mu kanyigisha kuririmba nyine kanyigisha kuririmba nanjye nkaririmba nyine yanyonyishe indirimbo afunga ngo tuyikomeze n'indi mfite bita senti ariko yo nago ndayandika yose nagace. None se reka nkubaze nicyo bita role model urakizi? Role model wapi? Role model ni umuntu ugenderaho ukora ikintu cyawe. Rero nawe ndagira ngo mbwire ati mu bintu bijyanye n'umuziki wawe sibyo ninde muntu wespira uvuga ati njyewe uyu muntu ndamukunda cyane mba numva naba nkawe? Njyewe umuhanzi nkunda Chris. Hari indirimbo yuzi? Ndayizi. Yiririmbe twumve. Nzi Eden. Nta kibazo akira kabisa udukubitiye Eden. Agace nta kibazo. Saidi wangu ninenda kwidepasa ni wowe nshaka gusundi nkaza waminduye nk'agapeti ma message utana ngako nikonze kamera nikonze ko ndamukunda cyane Chris uramuka atarana n'umustar ngira namukunda atagera kuririmba atara umustar uramuzi? Ndamuzi abantu hano munyakabanda hano ndamuzi. Uramuzi? Ndamuzi namwe nawe turabyina nano kuri Rafiki. Umubonye wamubwira ngo iki? Mubonye namusuza cyane nkanamugura na fanta kuko Chris izina ryanjye nawe. Wamugura na fanta? Oya cyangwa we yayikuguriye? Naye ntakiyayi we yayingura ariko naye nashira kanjye misenye nkaye nkamugura fanta kugira ngo musabane fresh. Dusabane fresh. None rero sasa sibyo ndagira ngo ubwire ubonye nk'umuntu ugufasha iyo mana yo kuririmba akagira icyo agufasha wabyitwaramo gute? Wakora cyane nyine ni gute wabyitwaramo? Bugibonye amahirwe ntabwo yajugunye ntabwo yiteshya ahubwo urakora cyane kugira ngo umuntu akuzamuye abashe no kuba yakongeramo ngongera gufasha. Rero mbonye amahirwe yo kubona nazamuka nakora ku buryo n'ibyo nakoraga bindi nkambahagaritse ko nkakora kugira nzamuke nanjye mbere nka wundi.
Urakoze cyane kabisa. Nimba ari umunyarwanda ukumva ko natwe Iwacu Family TV ni impamvu tuba twabashije kubareba no kugira ngo turebe ati ushoboye iki wakora iki sibyo, then ubundi tukakumurikira abanyarwanda ku buryo nk'umunyarwanda abashije kugira icyo yagufasha yagira icyo agufasha sibyo. Okay, noneho ikindi watubwiye yuko ngo ufite ngo impano ngo yo kuvuga amakuru wabireberaga kuri inde ibyo bintu? Ndahiro Valens Papi. Ndahiro Valens Papi, ubu nuvuga nkawe? Nivuga nkawe ariko ndagerageza gake ariko ndagira ngo rero ufate microphone kabisa utuvugire ayo makuru. Ngo hari mu gitondo cyo kuwa gatanu ngubwo imodoka yamanuka gacitse feri igagunga abantu 25, 20 bagapfi, 5 bagakomereka. Twagerageje guhamagara ku murongo wa telefone duhamagara polisi tinda kuhagera, ahubwo kugira polisi hagera abashinzwe umutekano, abanyerondo bahagera basaka tubura uko tubigenza turabirukana. Nari Nzabazengereza Prince mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Nyarugenge. Urakoze cyane Prince. Ewana walaye kabisa uzanabazengereza. Imana yakoze ko izina ryawe sibyo? Ngo Nzabazengereza. Aze iryo zina iyo uritekereje kabisa ko barari kwise wumva bimeze bite? Impamvu bayinyise abakobwa barankundaga cyane, akajya baza mfite n'abakira benshi cyane b'abakobwa, akajya bavuga ndi kubazengereza, dore umuntu warinyise ni Morokore. Ni mpamvu bakwise Nzabazengereza. Riri kuranga muntu? Kwiranga muntu hariho Isa. Hariho Isa. Nzabazengereza nako muri quartier. Nako muri quartier banyise. Koko kugira ngo bajye baguhamagara. None se mwana Ndahiro Valens Papi ko numva mushishuye byataye? Ndahiro Valens Papi ndamwemera namva mushishuye byataye. Nyamamba mushishuye. None se ibyo nabyo byo kuvuga amakuru nabyo byiyumvamo? Nje yumvamo byataye ariko byo nabishize hasi kubera ko nabushoze mbifite ko ndagira ngo noneho umvugira amakuru y'umuntu wahingaga agasanga bamwibye iki ibigori mu murima we. Ndagira ngo noneho umvugire icyo kintu mu makuru. Ngubwo hari mu gitondo cyo kuwa gatanu hari umuhinzi wari umuhinga mu murima ahinga ibigori. Ubwo yagendaga agiye mu rugo agarutse asanga ibigori bye babisaruye, aburuka bigenza ajya kureba abaturanyi basanzwe mu ibigori. Yagiye ku kagari agiye kurega gitifu amanutse asanga b'abaturanyi bagiye. Ngubwo yahamagaraga inzego z'umutekano zaho zahageze zisanga abaturanyi bigendeye. Inzego z'umutekano zamubwira ngo tugiye guhamagara Ndahiro Valens Papi abishyire mu makuru, tuzabafata ikindi gihe. Ndahiro Valens Papi ahageze arebye asanga ibigori babyangije, nibwo yabishyize mu makuru. Arangije amaze kubishyira mu makuru nta kindi yakoze. Twavuze yuko inkuru tuzayigarukaho ikindi gihe. Nari Nzabazengereza Prince mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ahantu habera amahano. Mana yanjye Rwamara ahantu habera amahano? Urabeshye. Ntago mbeshye. Yego. Aba bajura batari ibigori umva bariyo mwana neseka nkubaze ibyo bintu by'amakuru urabizi byatari ku buryo numva yuko umuntu abanyamakuru bo ku mateleviziyo ndumva ugiye kubakura ku kazi. Niko yapyagura ku kazi ko kandi uko abakuye ubu tuvugana aka kanya bamenye umuntu witwa Nzabazengereza Prince yuko ngo ari umuntu uzi kuvuga amakuru. None se biragenda bitewe umuntu uri kuri televiziyo Rwanda bagiye kwirukana bakaguhamagara ngo ujye kwakora? Nagenda ariko ntabwo shoze nabasoje. Oya byakunda ariko reka nizere ko byakunda nabo utizera ibintu byose umuntu agomba kubyizera. Mbo noneho twihuta gato tugana ku musozo w'ikiganiro, ni iki wasaba abanyarwanda cyangwa se n'iki wababwira? Niki nababwira ko imana yose ari impano kandi akazi kose ari akazi. Ubonye amahirwe yo kumuntu yakuzamura urazamuka, kandi gukora ni byiza. Tugomba gukora tugashyiramo imbaraga. Akazi kose nagupinga akazi. Barangiye akazi kose ndagakora. Nimba muhe n'umuzigo niye narambaye costume urawikorera nkajyana kugira ngo mbashe kuba nabaho, kugira ngo ubashe ko wabaho. Urakoze cyane kutuganiriza Prince. Akandi kantu twagiwe nzi no kuvuga umupira byose. Ese no kuvuga umupira akira ngasemura akamaci. Twagiye tukatira umupira hano kuri stadium
kuri Kigali Pele Stadium ndabona umukinyi ndabona Patrick acenga ariko turebe imbere zamu aramanukira ariko turebe aragenda ariko turebe aracenga toto ariko turebe aracenga imbere zamu ariko turebe aragaruka ku ruhande ishoti imbere zamu ishoti umwana w'imyaka 35 aragegeza imbere zamu arabacenga acenga isaza cy'imyaka ishana iki gisaza kirakuze byatari ibaza umwana gikuze cyobo aranje kubita ishoti aramurabana yazazamye akubise ishoti shindura iricika umva ako kanya je baba we Ruvuyanga nawe warikanze je baba we neze man cyakora cyo kabisa nimba ari comedy nimba ari iki uransekeje byataye ukana kose ugomba gushema nakana ko gusetsa ariko kugira ngo n'abantu nyine babone yuko umuvuze ngo uzi amakuru iki mana yaje bro reka ngubwize ukuri akira gutya Kibaza abanyamakuru abandi urabirukanisha kabisa barabakura ku kazi. Bakora ku kazi. Wapi? Wapi? Aze ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 22. Imyaka 22. Bro cyakora cyo kabisa umva no sibyo twihuta gato yongera ugira ikintu basaba tubasezere kugira ngo dukomeze ibindi bintu byacu byo munsi sibyo. Nicyo nabasaba nakibasabye. Akazi kose nakazi. Nakazi tugomba gukora dushizeho umwete nimba ubonye nk'umuntu kuzamuye ugakora sibyo nimba ubonye umuzigo witwara twitwaye ngo dufite diplome ko abantu b'iki asigaye arangiza kwiga bampa akazi k'ikiyede ngo mfite diplome byo nagaye ibintu tuzabyirinde ibi ni ibintu wapi tugomba kubyirinda tugakora nimba ari ikiraka cyo gucuza amakoro gacuza nabyo banguriyanduza nimba ari gutwara umuzigo cyangwa kuvuga nguriyanduza ibintu byose gakora akazi kose nakazi yaba ari umukozi nawe ni umuntu akora akazi akora arahembwa tugomba gukora rero iki kintu nababwira murakoze Imana bamugisha nawe urakoze cyane kabisa sibyo nuko zagaruka twongera tukaganira nawe twumvisha ufite byinshi kandi twabikunze kandi urakoze cyane sibyo mwakoze gukurikira iki kiganiro cyo kuri Watch Family TV niba utarakoze subscribe kuri share like and comment kugira ngo dukomeze tubane ku biganiro byacu by'uyu munsi nibizagenda bikurikira kugira ngo ugende ubibona byoroshye ikindi watanga igitekerezo muri comment kugira ngo kigire icyo tukungura nawe kikungure kugira ngo tubashe gutera imbere ejo hacu zabe heza urakoze cyane